ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Kongeye kubaha ikaze kuri God's Kingdom TVR, umuyoboro w'ivugabutumwa by'umwihariko ariko ugamije ko ibyo twizera tubyizera dufite ibyo dushingiraho bifatika, nk'uko biri mu bitabo twemera, yaba Bibiliya, Korani, Suna n'ibindi. Yesu yavuze aya magambo mu gitabo cya Yohana cyangwa se cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 8 umurongo wa 31 na 32, aravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Nk'uko mwabibonye ubushize mu kiganiro twakoze, twagaragaje uburyo Bibiliya, ikibazo cyari cyabajijwe ko Bibiliya zitandukanye, hariho Bibiliya y'ibitabo 73 n'indi y'ibitabo 66. Tureba itandukaniro ryaba ririmo n'impamvu yabyo. Ntabwo aribyo nifuza ko tugarukaho cyane, ahubwo uyu munsi ndagira ngo dukomeze ku yindi ngingo yari yavuzweho na Sege mu kiganiro yarakoze, twarebyeho ubushize, cyari gifite umutwe uvuga ngo wari uzi aho Bibiliya yavuye. Kurani se yo inkomoko yayo urayizi? Aha ni ikiganiro cyanyuze ku muyoboro wa Dawa Rwanda TV. Ababishaka ubwo bazajya kukireba. Reka turebe noneho ingingo ikurikiye avugaho, hanyuma tuze gukora ubushakashatsi, kuko si byiza yuko nk'abantu twabashije kumenya gusoma, by'umwihariko niba ufite niyo yaba humanite warize byibuze ukarangiza segonderi ukaba ubasha gusoma no kwandika, ni byiza ko ukoresha ubwenge Imana yaguhaye, ni byiza ko ukoresha ubumenyi leta yagutanzeho amafaranga kugira ngo ubugire, utagendera mu kigare. Reka twumve ibyo akomeza avugaho, noneho tuze gukora komantere. Kubera umumenyi ntabwo ashobora kukompara Bible na Koran, ntibishoboka. Impamvu ni iyi ngiyi: Bibiliya ntabwo ari igitabo. Icyo nicyo cya mbere. Nitukinjire mu shimu ku mutego kandi umuntu atazi icyo iri cyo shehe. Uretse gatoya, uravuga ngo Bibiliya ntabwo ari igitabo. Ntabwo ari igitabo kwanza. Ubwo igitabo ni iki none? Ndaje umenye ko Bibiliya ntabwo ari igitabo. Bibiliya ituruka mu jambo y'Ikigiriki Biblos. Biblos mu Kifaransa ni Bible, ariko bisobanuro bya Bible cyangwa Bibiliya cyangwa Biblos bisobanura biblioteke. Icyo nicyo cya mbere. Nkuko mubyumvishe hano, Sege Haji Sege yavuze ko Bibiliya atari igitabo. Nyamara iyo tugiye muri Korani dusanga Korani yita abakristo n'abayahudi abahawe igitabo. Dushobora gukora search, ndagira ngo mbabwire yuko kubize, iyo tugiye muri Korani tugiramo translations nyinshi nk'uko twabivuzeho ubushize, ari nazo Yusege yashatse kuvuga, akavuga ko iyo tuvuze NIV, New King James version, cyangwa American Bible de Jerusalem n'ibindi, izo ngizo ari Bibiliya nyinshi. Ntabwo ari byo. Twabonye ko no muri Korani harimo
ubuhinduzi bukoze bushyira korowani mu zindi ndimi z'amahanga butandukanye. Muri bwo nk'hano mu cyongereza twabonye ko harimo abitwa Ahmed Ali, Ahmed Raza Khan, Abari, tukanakomeza. Hanyuma kuri uyu mwanya reka dukoreshe Abari. Ndagira ngo mbabwire yuko na hano uko tubibona muri ubu buhinduzi bwakozwe n'abantu batandukanye, ntabwo wavuga yuko uku nguku ari uko hari korowani nyinshi, oya, ahubwo ni abagerageje kuzishyira mu ndimi z'amahanga batandukanye. Nicyo kimwe n'ubu iyo tuvuze ngo New King James Version, tukavuga ngo NIV, tukavuga ngo Bible de Jerusalem, ni uguhindura mu ndimi z'amahanga, ntabwo ari uko byagize. Dukoresheje hano Abari, reka nshyiremo wenda na Hilary and Khan, twandikemo People of the Book, People of the Book. Nidukora search nk'uko mubibona hano, turaza kubona yuko turebye sura ya 2 aya y'105 mu cyongereza iravuga ngo those unbelievers of the people of the book, cyangwa se muri abo bahakanye bo mu bahawe igitabo. Tugiye kureba kuri Hilary and Khan, dufashe Hilary and Khan twasanga yuko iyi mirongo ya korowani, uyu murongo wa korowani w'105 muri sura ya 2 udasobanuye kimwe. Amagambo yakoreshejwe mu kuyisobanura atandukanye n'ayo Abari hariya yakoresheje. Ngira ngo hano tubirebye, ibi ni ngombwa ko tubikoresha nk'abantu bagiye mu ishuri, kuko iyo tudakoresheje ubwenge Imana yaduhaye ndetse n'ubwenge leta yadutanzeho amafaranga kugira ngo tumenye, inshuro nyinshi nibyo bidutera kuyoba. Rimwe na rimwe ugasanga leta yanagombye guhaguruka ngo ije kuturengera, kandi yagombye kuba ikoresha izo mbaraga mu bindi. So ni byiza ko dukoresha ubwenge Imana yaduhaye, nubwo twungutse leta itwishyuriye, ntibibe kugendera mu kigare ngo tugire blind faith. Turebye hano kuri aya y'105 kwa Hilary and Khan, ngira ngo murabibona ko hano niwe nashyizemo. Turebye iyi aya iravuga ngo and neither those who disbelieve among the people of the scripture. Aha murabona ko hakoreshejwe scripture mu dukubo bakagaragaza Jews and Christians, bivuze ko abayahudi n'abakristu nibo bitwa ko bahawe igitabo, ntabwo ari ibitabo. Ibi ngibi dushobora no kujya kubireba muri korowani, ariko mbere yuko tujyayo ndagira ngo tugaruke ko murabona ko hano Abari we yavuze people of the book. Tugiye kureba aha kuri Hilary and Khan yakoresheje people of the scripture. Ntabwo rero ahangaha tuvuze ko ntabwo biba bivuze ko korowani zabaye nyinshi, ahubwo nuko abagerageje guhindura muri ururimi rw'icyongereza baratandukanye, n'amagambo bakoresheje aratandukanye, ariko afite igisobanuro kimwe. Ngatekereza rero yuko Sege kuba yaravuze biriya agafata translation ya Bibiliya akayita ko ari korowani nyinshi, we na Shehe cyangwa Haji Rubangisa, ni ikosa ritari ryo nk'abantu bagiye mu ishuri batagombye kuba bakora. Tugiye kureba noneho muri korowani y'ikinyarwanda, turebye muri sura ya 2 twabonye ko ari aya y'105, aya y'105, aya y'105. Ibi mbishaka ndagira ngo twibuke iki kintu, ni ingenzi. Ntabwo abantu twagiye mu ishuri dukwiriye gutwarwa ngo ibyo batwigisha byose tubinwe gutyo gusa tugotomere, tudashyizemo ubwenge Imana yaduhaye. Ni byiza ko dukora ubushakashatsi ukemera ibintu wemera, ariko n'ubwenge bwawe n'umutima wawe, atari ugutega gusa ko abantu bakubwiye, kuko Yesu atwigisha yatubwiye yuko mu gihe cy'imperuka hazaza abigisha b'ibinyoma.
hazaza n'abahanuzi b'ibinyoma. So biroroshye iyo utamenya iyo utazi ibyo ibyanditswe bivuga, utegereza ko abandi bakubwira, ukagendera ku byo bakubwira, rimwe na rimwe ukabifata nk'ukuri. ari nayo mpamvu muzarore nko mu bakristo hari igihe usanga abantu haje abigisha runaka akamubwira ngo niba ukeneye ko wenda urwaye ukaba udafite umwanya wo kujya gusenga, zana amafaranga ndi buze kujyayo ngusengere. Kubera ko batazi ibyanditswe, ukaba wasanga uwo muntu ayatanze kandi Imana ibasha kutwumva naho turi, bitagombye ko undi muntu ajya kugusengera. Ikindi cya kabiri ni uko kubizi arabyibuka yuko muri Bibiliya havuga yuko twaherewe ubuntu dukwiriye gutangira ubundi, tutagomba, ntabwo umuntu niba yarahawe impano yo gusengera abarwayi agomba kubyishyuza. Ibyo binyuranye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero reka tuze kureba hano kuri iyi aya y'ijana na gatanu muri sura Al-Bakara, ariyo ya kabiri muri Korowani. Aha murabona yuko iravuga ngo abahakanye mu bahawe igitabo. Reka nkore zoom in kugira ngo mubashe kubisoma bigaragara neza, tubashe gusoma namwe mudukurikiye mubireba. Murabona ko hano haravuga ngo abahakanye mu bahawe igitabo, abayahudi n'abanaswara ndetse n'ababangikanyamana ntibifuza ko hari icyiza giturutse kwa nyagasani wanyu cyabageraho mwabemera, ariko Allah aharira impuhwe ze uwo ashaka, kandi Allah niwe nyir'ingabire zihambaye. Ndagira ngo mbabwire yuko ibi biri mu dukubo ntabwo ari uko ntibiri muri Korowani y'Icyarabu, ahubwo ni amagambo agenda yongerwamo bishingiye ku bisobanuro byatanzwe na Korowani cyangwa se muri Suna. Ndumva ku bisobanuro byatanzwe n'abamenyi ba Isilamu batandukanye nka ba Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari n'abandi batandukanye. Ibyo bisobanuro nibyo byitwa tafsir cyangwa se mu gifaransa commentaire coranique. Aya magambo rero mubona mu dukubo ni ibisobanuro biba byaragiye bituruka aho hatandukanye. Ntabwo ari uko ari amagambo ari muri Korowani y'Icyarabu gusa. Iyo bigeze kuri Bibiliya, iyo amagambo nk'aya yashyizwemo, abigisha bo muri Isilamu bavuga yuko Bibiliya yahinduwe igashyirwamo andi magambo. Nk'urugero, mwigeze mwumva aho muri icyo kiganiro mwumvishe aho muri icyo kiganiro Shehe na Hadisege bibazaga ngo hari amagambo amwe ngo byabaye ngombwa ko akosorwa, ngo byagize gute. Ibyo ngibyo nk'uko byumvikana twabivuzeho kare, iyo abantu bakora ubuhinduzi mu rurimi rw'amahanga, bashobora icyo bakora baragenekereza kugira ngo babashe gutanga ya mesaje bakuye muri cya gitabo kiri mu rurimi rw'amahanga, baruzana mu rwabo kugira ngo abo bashaka kugezaho mesaje bayumve. Ibyo rero bitewe n'urwego bagiye gusobanura bariho, bashobora gukoramo ikosa. Nk'aha nimureba murabona yuko kuri iyi aya y'ijana na gatanu abasobanuye iyi Korowani bavuze yuko ni abahakanye mu bahawe ibitabo. Ariko twajya mu Cyongereza turabona hano bavuga yuko ni neither those who disbelieve among the people of the scripture. Scripture ni igitabo cyangwa se ni icyanditswe. Hagati mu dukubo bakavuga yuko ari abayahudi n'abakristo. Bivuga ngo abahawe igitabo ni abayahudi n'abakristo. Kugira ngo tubibone, twabonye yuko hano twongeyeho Al-Tabari. Ndumva mu basobanuyemo hano dushobora kumubonamo mu Cyongereza. Katurore ko tumubonamo Al-Tabari English Translation. Aricyo reka dufate iyi Roward Translation Center. Nituyongeraho tukaza, murabibona yuko hano noneho bisobanuwe people of the book. Mu yandi magambo bivuze yuko abayahudi n'abakristu nibo bitwa ko ari ubwoko bwahawe igitabo, ntabwo ari ibitabo. Ibi rero bituma nibaza ku kintu Sege yavuze yuko Bibiliya atari igitabo. Ngahita nibaza ngo Korowani ko Allah ari we wayivuze akayigeza ku ntumwa ye Muhamadi, ari Sege na Muhamadi cyangwa se na Allah, umumenyi ukomeye ninde ku buryo Sege arangiza avuze yuko Bibiliya atari igitabo?
kandi Allah na Muhammad bo ubwabo bavuga muri Korani yuko Bibiliya ari igitabo ushingiye ku kuba abakristo igitabo bakoresha ari Bibiliya, kandi ibi ni ukuva kera. Ikindi cya kabiri ukwiriye kwibaza nk'umuntu wize, ni uko ni iyihe mpamvu Allah yaba yaribagiye kugaragaza ko ibitabo by'abakristu, abakristu ari abakatolike n'abaprotesta, ibitabo byabo bitandukanye. Impamvu yaba ari iyihe? Ni uko atari abizi ko abaprotesta n'abakatolike bahari? Icyo ni ikintu ukwiriye kwibaza. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya, ukwiriye no kwibazaho nk'umuntu wize, uraza kwibaza kubera iki iyo bakora translation nabo ubwabo iyo bashyizemo amagambo atandukanye. Ubu tugiye kuri aya y'109 muri iyi sura Al-Bakara, nk'uko tubibona hano kuri screen zanyu, murabona haranditse ngo abenshi mu bahawe igitabo bifuza ko babahindura mu kongera kuba bahakanye nyuma y'uko mwemeye, na nyuma y'uko uko kuri kw'intumwa Muhammadi kubagaragariye kubera ishyari bafite mu mitima yabo. Ku bw'ibyo nimubabarire munarenzeho kugeza ubwo Allah azazana itegeko rye. Mu by'ukuri Allah n'ushobora byose. Tugiye muri za ndimi z'amahanga, turabona neza yuko hano hasi English Translation, Roward Translation Center, turabona many of the people of the book. Hano iki murakibona, people of the book. Korani nibyo igenda igira gute igarukaho ivuga yuko abahawe igitabo ari abayahudi n'abakristo. Abayahudi bahawe Tora ku gice kimwe irimo written Tora, ni ukuvuga Tora yanditse, na oral Tora. Ibyo nabyo ku batabizi aho bitandukanira, ni uko iyo ufashe oral Tora ugashyiraho written Tora, nibyo ku bayahudi birangira bise bavuze ko ari Old Testament cyangwa isezerano rya kera muri Bibiliya. Kubera yuko Tora irimo ibitabo 5 bya Mose, ari byo Itangiriro, Kuva, Kubara, Abalewi no Gutegeka kwa kabiri, cyangwa se ku bakatolike bo bavuga ko ari Intangiriro. Noneho icya kabiri kikaba Iyimuka Misiri, ikindi kikaba Kubara, hanyuma ikindi cya gatatu kikaba Abalevi, hanyuma icya gatanu niba ntibeshye, ndumva ashobora kuba narimvuze gatatu. Twabonye icya mbere ni Intangiriro, icya kabiri ni Iyimuka Misiri, icya gatatu ni Ukubara cyangwa se Numbers, hanyuma icya kane kikaba Abalevi, hanyuma icya gatanu kikaba Gutegeka kwa kabiri. Ku bakatolike bo bakavuga yuko ari bakoresha, ntabwo ndibuka neza ijambo bakoresha, ngira ngo bashaka yazabirebamo, bakoresha ivugurura mategeko. Muri Bibiliya ntagatifu niryo jambo rikoreshwa. Hanyuma hano murabona yuko Korani igenda isubiramo kenshi ivuga yuko abakristo n'abayahudi bahawe igitabo, ntabwo ari ibitabo. Nk'uko twakoze search mo hano dushakisha muri Korani, murabona ko aya zivuga many of the people of the scripture. People of the scripture, abakristo n'abayahudi bitwa ko ari ubwoko bwahawe igitabo muri aya nyinshi nk'uko mubibona hano muri Korani. Utanarangiza uyu mwanya, ntabwo umwanya dufite byadukundira. Aha hose mubona bigenda bigarukaho people of the book, people of the book. Murabona ko ari nyinshi. Ibi rero biratuma nibaza ngo ni ikibazo cy'ubumenyi buke Sege yari afite kugira ngo avuge yuko Bibiliya atari igitabo. Ni Allah wibeshye? Ninde wakoze ikosa mo hano? Niyo twajya muri Suna, Muhammad yagiye bisubiramo akavuga yuko abakristo n'abayahudi ari abahawe igitabo. Tugiye gukora ubushakashatsi muri Suna. Iyi website turiho yitwa suna.com,
hanyuma twanditsemo people of the book kugira ngo turore ko twabona twabona uko mu gihe cya muhamadi yagerageje kugenda asobanura. murabona yuko mo hano aha dufite hadith jami tirmidhi 15:65. hano haravuga ngo this is acted upon according to the people of knowledge regarding the permission for the food of the people of the book. ahangaha barimo bavuga ku itegeko ryarebaga ibyo kurya, ibyo abantu bemerewe kurya n'ibyo batemerewe kurya, hanyuma bagakora referanse ku byo abahawe igitabo. ngira ngo hariya uwo mugenzo wagirwaga n'abayahudi, niyo mpamvu bitwa people of the book. hadith murabona iyi ni sahihi al buhari 73:62. iravuga ngo the people of the book used to read the Torah in Hebrew. bivuze ngo hano abahawe igitabo bajyaga basoma igitabo, bagasoma Torah mu giheburayo. byumvikana ko bari bayifite mu giheburayo kandi yari hard copy, hanyuma bakayisobanura mu cyarabu. ngira ngo inshuro nyinshi muzanumva abigisha abayisilamu babeshya yuko korani yahinduwe, ndetse nako mumbabarire nanibeshye mvuga korani, muzabyumva banavuga ko bibiliya yahinduwe. ariko iyo turebyemo hano murabona yuko mu gihe cya muhamadi abakirisitu n'abayahudi bari bafite biriya bitabo byose bigize bibiliya. hanyuma ibi bituma umuntu ajya ku kibazo kibaza ngo nk'umuntu wize, niba bari bafite ibitabo bya hard copy, bibiliya yahinduwe ryari? ihindurwa nande? abikora ate? yabikoreye hehe? ibyo kubakora analysis ku bantu bagiye mu ishuri biba ari ibibazo by'ingenzi ugomba kwibaza, ukibaza ngo ni ryari, bikozwe nande, yabikoreye hehe, abikora kubera iki, abikora ate? nk'uko mubibonamo hano, bibiliya bari bayifite mu giheburayo kandi bajyaga banayisoma bakayisobanura mu cyarabu, kuko murabizi neza ko haraye abayahudi n'abakristo babaga mu gice cya Maka, hanyuma no mu gice cya Madina bari bahatuye. hanyuma muhamadi ahangwa asoza ababwira ngo ntimwizere ngo abahawe igitabo, ngo kubera yuko ngo avuga yuko impamvu ngo baziye bavuga yuko bizera muri Allah, ngo kandi bakizera n'ibyahishuwe na Allah byose, cyangwa se ibyamanuwe nawe. aha murabona ko hadith zihari zivuga people of the book ni nyinshi zitandukanye. ngira ngo kuri uwo nguwo nagira uko gutekereza akavuga yuko bibiliya yahinduwe, akwiriye kwibaza ikibazo gikomeye cyane. ese biba ari ikibazo cy'ubumenyi buke? ni ukubera iki muhamadi yasabwe ko igihe niba afite ugushidikanya yajya kubaza abahawe igitabo? if you are in doubt, tugiye gukora ubushakashatsi aho muhamadi yabwiwe atyo. murabona ko muri sura y'ijana nako sura y'icumi aya ya 94 iravuga ngo so if you are in doubt concerning that which we have revealed unto you. ndabona buri wese ibingibi abasha kubisoma. hanyuma murabona ngo ni in the Injil, sibyo? it means that your name is written in the Torah and the Injil. Then ask those who are reading the book of Torah and the Injil before you. Verily the truth has come to you from your Lord. Reka turebe yenda mu kinyarwanda uko bivuga. twabonye yuko ari sura ya 10 aya ya 94, sura ya 10 ari Yunus. turebe aya ya 94
Ibi ndabivugira ko inshuro nyinshi usanga abigisha abayisilamu cyangwa se abamenyi ba isilamu bavuga yuko bibiliya yahinduwe, ariko ntabwo ari ukuri, kubera ko yaba mu gihe cya muhamadi korowani yariho. Ikindi cya kabiri, niba bibiliya zari zitandukanye, ese ala yarabyibagiwe ku buryo bisaba ko sega mwibutsa? muhamadi ntabyo yari azi. niyo twanareba no muri suna. Ndabona netiwaka hari ubwo idutenguha ikagenda gahoro. Tugiye muri suna dushobora kurebamo tukaza gusanga ko tukaza gusanga dukoze nk'ubushakashatsi, tureba uburyo injiri tora na injiri ari byo byitwa bible. Twanditsemo ijambo bible muri ya webusayiti yacu, kuri ya webusayiti yacu yitwa suna.com. Murabona yuko nituzamuka turaza kubona ahangaha ni bavuga the revealer of Torah and Injil. Hagati mu dukubo bagashyiramo bible, bivuze yuko Torah na Injil ari byo bigize bible. kandi iyi murayibona ko ni sahih muslim 270, nako 2713 a. niyo ni hadith igaragaza yuko bibiliya ari igitabo kigizwe n'iki na Tora na Injili. Ariko nidukomeza kubireba tuzasanga segewe avuga ko bibiliya irimo ibitabo byinshi cyane, bityo atari igitabo. Gatuma ngaruka kuri cya kibazo ngo Allah na Muhammadi na sege umuhanga ninde, ku buryo Allah avuga ibintu sega akamuvuguruza. Tugiye kuri ya aya yacu ya 94 muri sura ya 10, 94, murabona hano iravuga ngo kandi yewe Muhammad niba ushidikanya ku byo twagwishuriye ngaho baza abasomye ibitabo. Aha naho uko babivuze babisobanuye nk'uko nabibabwiye, abasobanura Korani inshuro nyinshi bagira ukuntu bavuguruza ibyo baba bavuze. Aha bavuze ngo abasomye ibitabo, ntabwo ari ibitabo, kuko hano tugiye kureba muri translation bavuga people who are reading the book, n'abarimo gusoma igitabo. Kandi iki gitabo bari bagifite mu ntoki zabo no mu gihe cya Muhammadi. Muri Korani hari aya nyinshi zibigaragaza, uwabishaka yabibona. So ahangaha turebye Muhammadi yabwiwe ko niba ashidikanya ku byo yahishuriwe, Gaburiyeli amubwira yuko cyangwa se Allah amubwira yuko ajya kubaza abasomye igitabo ariyo Taurati na Injili. Murabona ko nanone ni ibitabo bibiri, ariko hasi mu Cyarabu ni kitabu, ntabwo ari ibitabo, ntabwo bavugamo ibitabo byinshi. Aha rero yasabwe ko niba ashidikanya ajya kubaza abo ngabo bahawe igitabo kugira ngo bamusobanurire. Ahubwo ikibazo cyabayemo nuko yagiyeyo ntibemera yuko ari umuhanuzi, hanyuma bituma agirana ikibazo n'abakristu n'abayahudi. Ari nayo mpamvu uyu munsi hari urwango hagati ya Islam n'abakristu ndetse n'abayahudi. Ari nabyo byatumye agira imirongo imwe n'imwe azana ivuga yuko abayahudi n'abakristu bakwiriye kurwana. Ikibazo kiri hagati ya Islamu n'ubukristu, cyangwa se na Islamu n'ubuyahudi, nta handi gishingiye ni ukutemera Muhammadi nk'umuhanuzi, kubera yuko yaje ababwira yuko igitabo azanye gishimangira ibyo bafite, ariko bajya gusoma bagasanga ibyo avuga bitandukanye n'ibyo bafite mu bitabo byabo, bituma bamufata nk'umuhanuzi w'umunyabinyoma ubeshya ko ari umuhanuzi, bitari ukuri. Twarabibonye ko Yesu yavuze ngo nituguma mu ijambo tuzamenya ukuri kutubature, muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Ni inshingano zawe rero gukora ubushakashatsi kugira ngo umenye ibyanditswe mu bitabo wemera ko ari ibitabo by'Imana bivuga, hanyuma ugafata umwanzuro wo gukurikira Imana n'umutima wawe wose kandi n'ubwenge bwawe bwose. Ndabashimiye kuba mwafashe umwanya kugira ngo muduhe tuganire, mwumve icyo ibyanditswe bivuga. Mugire ibihe byiza.
ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.